turakwitabye karame nyagasani, karame karame twitabire ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 19 mu byumweru bisanzwe, tariki 11 Kanama 2025, ngo duhimbaza Mutagatifu Clara, umwari wa Asize. Clara izina rye rivuga ikintu kigaragara, urumuri. Clara rero wasize yasize ubukire bwari buri iwabo, asanga Yesu. Nyuma yo kumva inyigisho za Mutagatifu Francis wasize zaramuhinduye, bituma nawe agira inyota yo kwiyegurira Imana. Clara wasize yasize ubukire bw'iwabo bwari bukomeye, nuko rero yiyemeza kubusiga, asanga Yesu. Clara wasize yemeye kogosha imisatsi ye, yinjira mu buzima bwawe yihaye Imana, asiga nanjye kuvuga uburanga bw'ubwiza bwe, maze asanga Yesu, yiyeguriye Yesu wese aba Kristo. Clara wasize byose, agasanga Kristo we bukungu nyakuri we byose. Nanjye nawe adusabire kugira ngo twegukire Imana by'ukuri buri munsi. Dore amasomo ajye gutwegereza Imana kuri uyu munsi. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'ivugurura amategeko, umutwe wa 10 umurongo wa 12 kugeza ku 22. Muri iyo minsi musabwira imbaga y'Abisiraheli ati, none rero Isiraheli, Uhoraho Imana yawe agutezeho iki? Icyo agutezeho ni uko watinya Uhoraho Imana yawe, ugakurikiza inzira ze zose, ugakunda Uhoraho Imana yawe kandi ukamukorera n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose, ugakomeza amategeko y'Uhoraho n'amabwiriza nguhaye uyu munsi kugira ngo uzahirwe. Dore Uhoraho Imana yawe ni Nyir'ijuru, na Nyir'ijuru rihatse ayandi, akaba na Nyir'isi hamwe n'ibiriho byose. Nyamara abasokuruza bawe bonyine nibo Uhoraho yihambiriyeho, arabakunda. Nyuma y'aba bana babakomokagaho ari mu mwebwe, yabatoranyije mu yandi mahanga yose nk'uko bigaragara ubu ngubu. Nimugenye rero imitima yanyu muherukira kumushingana ijosi, kuko Uhoraho Imana yawe ari we Mana ihatse izindi, umutegetsi w'abategetsi, Imana nkuru y'igihangange kandi itinyitse, itarenganya kandi itagurirwa, irenganura imfubyi n'umupfakazi, ikunda umusuhuke, ikamuha icyo kurya n'icyo kwambara. Muzakunda umusuhuke, kuko namwe mwabaye abasuhuke mu gihugu cya Misiri. Uzatinya Uhoraho Imana yawe kandi umukorere, aba ari we wihambiraho, izina rye aba ari ryo urahira. Niwe ugomba gusingiza, niwe Imana yawe yagukoreye bya bintu byose bikomeye kandi bitangaje wiboneye n'amaso yawe. Igihe abasokuruza bawe bamanutse bajya mu Misiri, bari abantu 70 gusa. None dore Uhoraho Imana yawe yarakugwije, akunganya n'inyenyeri zo mu kirere. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 149. Yeruzalemu amamaza Uhoraho. Yeruzalemu amamaza Uhoraho, Siyoni isingiza Imana yawe, kuko yakajije ibihindizo by'amarembo yawe, agaha umugisha abana bawe bagutuyemo. Yasakaje amahoro mu bwatsi bwawe, aguhaza inkubote y'ingano zeze neza. Yoherereza amategeko ye ku isi, ijambo rye rikihuta bitangaje. Amenyesha bene Yakobo ijambo rye, agatangariza Isiraheli amategeko ye, nta yandi mahanga yigeze agenzereza cyo ngo yamenyeshe amateka ye. Yeruzalemu amamaza Uhoraho. Nyagasani Yesu n'abandi namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 17 umurongo wa 22 kugeza ku 27. Umunsi umwe Yesu n'abigishwa be bari bateraniye mu Galileya, arababwira ati, umwana w'umuntu agiye gushyirwa mu maboko y'abantu, bakazamwica, ariko akazazuka ku munsi wa gatatu. Ibyo birabashavuza cyane. Bageze i Kafarnawumu, abasoresha b'ingoro begera Petero baramubaza bati, mbese umwigisha wanyu ntatanga ituro ry'Imana? Arabasubiza ati, araritanga. Igihe bageze imuhira Yesu aramutanguranwa, aramubwira ati, Simoni, ubyumva ute? Abami b'isi bahabwa na bande imisoro cyangwa amaturo? Babihabwa n'abana babo cyangwa se na rubanda? Amushubije ati, ni rubanda. Yesu arongera ati, nuko rero abana ntibabitegekwa. Nyamara kugira ngo tudaha urugero rubi bari abantu,
jya ku nyanja urohe ururobo, ifi ya mbere uri bufate uyasamure, urayisangamo igiceri, ukijyane maze ukibaheho ituro ryanjye n'iryawe. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nteza amatwi dahawe, nteza amatwi mbwira, ijambo ryawe riranyuze, nishyinguye neza mu mutima wanjye, nishyinguye neza mu mutima wanjye. Bayoboke b'Imana, niyo mugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi ugire ikintu gishya uronka. Buri munsi ugire ingeso mbi wirukana mu buzima bwawe. Buri munsi wakire neza umuco mwiza ugufasha kwegera Imana, imigenzo myiza ya gipfura igufasha kurangamira Imana, igufasha gutinya uhoraho buri munsi. Amasomo yacu duteguriye ni amasomo adufasha kwegera Imana ndetse no gutinya Imana. Gutinya Imana, ubwo tuza kubona ko muri sosiyete turimo n'ahandi henshi hadutse ibintu bikomeye, ibintu byo gutinyuka, ibintu twagombye gutinya. Ubwo tuzirikana ijambo bita lo sacre. Lo sacre bivuga ngo ikintu gitagatifu, bya bintu tutagomba gutinyuka. Dore ko iyo bitinyutse uba ukoze icyaha bita sakirirego, sacrilege, gutinyuka ibintu bitagatifu. Rero akenshi uzasanga ibintu twajyaga dutinya, navugaga Imana, akenshi dusigaye tubitinyuka. Ubwo igitinyiro cy'Imana tugomba kugisigasira uno munsi, gutinya Imana, gutinya uhoraho ubuzima bwawe bwose. Dutinya Imana kubera ko tremendum twagombye kwitinya bitewe nuko ubwayo iteye ubwoba nyine. Hari urwenya rw'umupadiri ngo kubera kubyibuha cyane wegeze avuga ati, mbere nkigera kwa alitari numvaga afite ubwoba bwinshi cyane, ariko ubu ngubu usigaye nkigeraho nkumva iri gutigita. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ye birashoboka ko nyine utakitinya, warayitinyutse, ariko ubundi padiri alitari iratinyitse bikomeye cyane, kubera ko n'urutambiro nyine rw'Imana, aho uhurira n'Imana hagomba kuba hatinyitse. Ni ngombwa kugaruka kongera ukareba harya nawe asaga nawe, kubera kubyibuha, kubera uburebure bwawe, kubera igitinyiro cyawe, igihagararo cyawe, nawe hari aho bigera ugasigara utinyuka Imana, alitari ukaba utakitinya. Kandi ariko kera byahoze gutinya Imana. Isomo rya mbere turi kuzirikana mu gitabo cy'Ivugurura Amategeko rirongera ritwibutsa igitinyiro cy'Imana, uburyo tugomba gutinya Imana buri munsi. Imana ntabwo itinyitse ku rwego rwo kudutera ubwoba ngo nituyibona cyangwa nituyumva duhungabane, ahubwo itinyitse kuko ari Imana usumba byose, wandi tutagomba gutinyuka ahubwo tukamwubaha. Icyubahiro tugomba guha Imana. Ibyo twumvise Musa yibukije imbaga igitinyiro cy'Imana, ati, none rero Isiraheli, ubu uhoraho Imana yawe utezeho iki? Icyo agutezeho ni uko watinya uhoraho Imana yawe, ugakurikira inzira ze zose, ugakunda uhoraho Imana yawe kandi ukamukora n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose, ugakomeza amategeko n'amabwiriza y'uhoraho nguhaye uyu munsi kugira ngo uzahirwe. Amen, amen, amen. N'ukundi kose akomeza kugenda abwira Abisiraheli buryo bagomba gusigasira icyo gitinyiro cy'Imana. Gutinya Imana ntabwo ari ukwibona ugahunga ukiruka, ahubwo no gukurikiza amategeko yayo, kwitwara neza, kuvuga neza, gukora neza, gukora ibishimisha Imana. Iki gituma ugomba gutinya Imana. Naho ubundi ikiza kubera ko atangiye gutinyuka Imana no gukora ibidakwiye, no gukora amahano, no gukora amafuti. Ibi byose nyine bigaragaza ko atangiye gutinyuka Imana. Igihe cyose utari gutinya alitari, birashoboka ko hari amafuti wohotseho, hari ibyaha watangiye gutinyuka. Ibi byose rero iyo ubigiyemo, icyubahiro cy'Imana kirabura. Ni nayo ndirimbo mu ndirimbo za buri munsi ati, Yerusalemu amamaza uhoraho. Amen, amen, amen. Iyo utinya Imana ujyana igihe cyo kuyamamaza. Iyo utinya Imana ujyana igihe cyo kuyivuga.
nawe iyo watangiye gutinyuka Imana urayivuguruza, ukayibaza ibyo ushaka byose, ukayishakiraho ibidashoboka, ukayigerageza ukayinja. Ni nabyo twumvise mu ivanjiri uno munsi. Yezu wari ufashe urugendo agiye Yeruzalemu, umugambi afite wo gucungura abantu ko agiye gupfa ariko akazazuka. Nuko twumvise dosiye yivanzemo yo kumubaza ituro. Utinyuka Imana. Ngo bageze i Kafanawumu, ngo basoresha babaza Petero bati, umwigisha wanyu ntatanga ituro ry'Imana? Twumvise ibyo Petero yasubije ko ari byo koko aritanga, ariko ngo bageze imuhira twumvise uburyo Yezu amuyoboye agira ngo amumvishe uburyo abantu bakomeje gutinyuka iby'Imana. Iyi nzira Yezu arangiye Petero kujya gushakamo ituro, Yezu aratwereka uburyo atarategetswe ibi ngibi, ndetse akanatwereka uburyo abamusabye ituro batandukiriye, ariko kugira ngo adatanga urugero rubi, akomeza atsigase urugero rwiza. Yezu araha Petero uburyo bwiza, inzira aza kunyuramo kugira ngo rya turo ribone. Bigaragare ko Yezu ntacyo yari afite, ariko agiye gushakisha uburyo bwose n'inzira zose azinyuremo kugira ngo adatanga urugero rubi. Ubwo bwe Petero ati, ifi ya mbere uri bufate uyasamure, urayisangamo igiceri, ukijyane maze ukibaho ituro ryanjye ni ryawe. Amen, amen, amen. Hari ikibazo wakwibaza uti, hari ifi buriya bagiye kwasamura yari yarameze iki giceri, cyangwa Petero yaragiye arayigurisha akuramo iki giceri? Kuko yagurishije ino fi bakamuha igiceri. Uko biri kose biragoye guhita tubimenya uko byagenze, niba koko iyi fi yari yarameze iki giceri, cyangwa niba ari ukugurisha agiye kuyigurisha imvugo y'amarenga Yezu amubwiye. Icyo twakuramo ahubwo ni ukukugora Yezu, utinyuka Yezu, kugeza ubwo Yezu yigoye akigora akitanga nubwo bataza kubibona. Ukuri iyi foto ya Yezu uko biri kose Yezu arababaye, kumugondoza, gushaka kumusaba, nawe ngiye kuvuga kumusabirizaho, kumugora. Ibirerekeza uburyo natwe dutinyuka Imana, ibyo tujya dusaba Imana, uburyo duhata Imana. Abari guhata ibirayi n'ibijumba ati, Nyagasani nanjye nkorera kino. Ngo n'uburyo bwo kwasamura ifi. Natekereje ndavuga ntari kubundi iyo Petero akiza kwasamura ino fi, ishoboka ko yari ifite nk'amahane ikabira murumye. Petero ikiriya giceri yari gukibona. Ibi birerekeza uburyo tugorana ubuzima bwacu, akenshi tukagora abagenzi bacu ati, nkorera bino, mpereza kiriya. Ugasanga kenshi icyacu dukurikiranye nanjye kuvuga ari imisoro, ari amahoro, ariko ubuyoboke bw'Imana bwaradukamutsemo, igitinyiro cy'Imana cyaradukamutsemo. Ongerebe nawe ubuzima bwawe, niba ugitinya Imana, uburyo utinya Imana biragaragaza n'ibyo ukora, ubuyoboke, uko usenga, uko wegera Imana, uko wumvira Imana. Ubuzima bwo gutinya Imana buri munsi. Akenshi tugondoza Imana, tugasaba Imana ibiremereye, tugahanika, tukagondoza Imana. Kubera iki? Tubuze ubuyoboke ku Mana, uko kwegera Imana bidakwiye. Nyagasani natwe adufashe kongera kureba ibyo twagiye dutinyuka mu buzima bwacu, gutinyuka Imana, gutinyuka iby'Imana, gutinyuka ingoro y'Imana, gutinyuka ibintu bitagatifu. Icyo ni cya cyasakirego. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abapadiri babiri ngo babanaga muri paruwasi trelwe. Nuko igihe kiza kugera bagiye kubona, baratungurwa, babona invocation, babona ubutumire ubatumira mu nama hafi yongeye ku ruganda. Nuko ngo hari handitse ngo, padiri utumiwe mu nama, iyo nama izabera ku biro by'abashinzwe umutekano, polisi, ingingo y'inama uzayimenyeshwa uhageze. Nuko baba padiri babiri bicara kuri ya baruwa, baratangira neza, bashya ubwoba, bibaza icyo batumiriye hafi ku biro bya polisi. Bati bagiye kudufunga nta kindi. Bakurura ifoto y'iminsi yashize ibyari byarabaye muri ako gace, baza gusanga batangira gukeka amwe mu makosa bakoze, bituma batumiza hafi aho ngaho ku biro bya polisi. Ngo mu minsi yashize ngo hari haradutse icyorezo muri ako gace, nuko babuza abantu bose kuzegera umurambo ubwo wabaga wafashwe n'icyo cyorezo, bakareba amayeri yose bakoraho ntihagire uwegera mu gushyingura. Nuko abapadiri ngo mu minsi yashize
ngo hari wari warishwe n'icyo cyorezo ngo bajya kumushyingura gikristo, bishoboke ko basomye misa bamushyingura gikristo. Hanyuma abapadiri baza gukurira iyo foto y'ayo makosa yibwiraga bakoze ko bishoboke ko bitaragaragaye neza muri ako karere. Nuko muri kwa gusoma bwa butumire bahita batekereza muri kwa gushyingura gikristo bakoze wa muntu bitari byemewe gushyingura. Nuko baravuga bati uko biri kose bishoboke ko uza kwitabira ubutumire aza kuva bumufunze. Nuko padiri woroyoboye iyo paruwase abwira mugenzi we ati umva ni wowe uza kwitabira kugira ngo nibikomera nzabona uburyo nkugemurira nshakishe n'uburyo nagufunguza. Undi aramubwira ati ahubwo niwe ugomba kujyayo nk'umukuru uhagarire nyine iyi paruwase uze kuyivugira. Nuko bakomeza bajya impaka n'uza kujyayo, ariko bishoboke ko bombi bari batinya ati uza kujyayo ntago aza kugaruka, uza kujya ntago aza kugaruka, bitewe n'ubutumire n'ahantu iyi nama iza kubera. Ubwo bakomeza kugenda bajya impaka, biza kurangira wari uhagarariye iyo paruwase ari we ugiye lokire. Nuko ngo padiri ngo ageze mu nama yari itumamo n'abandi benshi cyane ngo agiye kumva ingingo y'inama, ati rero twabatumiye muri ino nama kugira ngo tugire ubworozi buhamye kandi tworore bya kijyambere. Inama igamije kudufasha mu bukangurambaga bwo gutera intanga ingurube kugira ngo zororoke zigwire maze turusha gutera imbere muri aka karere. Ngaho fora uburyo padiri yakiriye iyi ngingo y'inama, bishoboke ko ari yaseze ko bagiye kumufunga. Nuko padiri areba hirya areba hino, arebye uburyo ibyo bintu atigeze abyiga mu mashuri yize, ntabwo yigeze yiga iryo somo. Yibaza uko ari buze kubigenza, niba asohoka, niba akomeza inama, igitekerezo gutanga. Nuko uyoboye inama mu gihe yikomeza atanga ijambo ku bafatanyabikorwa bari bateraniye aho ngaho kugira ngo buri wese atange igitekerezo cy'ubukangurambaga bugiye gukorwa. Ntabwo nshaka no kukubwira uburyo inama yaje kurangira, sishaka no kukubwira uko padiri yakomeje kwifata muri iyi nama nuko yaje gusoza, bishoboke n'uburyo yatashye abwira mugenzi we ingingo y'inama n'uburyo bakomeje gutungurwa. Ntabwo aricyo nshaka kukubwira, ahubwo ndifuza kukubwira uburyo abantu benshi dusigaye dutinyuka, tugatinyuka ibyo twakagombye gutinya. Nibwo uzasanga muri iyi si imirimo abapadiri abihaye Imana bakagombye gukora batakiyikora, ahubwo bashobora kuba basiganya abandi kandi batabyemerewe. Nibwo uzasanga nanone abantu bamwe basigaye bashaka gutinyuka Imana, bagashaka gukoresha reka vuga abihaye Imana ibyo batakagombye gukora, bakabajyana aho batakagombye kujya mu rwego rw'iterambere. Ese imbere y'ibibazo biri muri ako karere ugitwara mute nk'uwihaye Imana? Ugitwara mute nk'umuyobozi? Utinya cyangwa utinyuka Imana? Dusaba inema yo kudasuzugura, dusaba inema kudapinga, dusaba inema gutinya Imana buri munsi. Uyu munsi nawe usigarana umukoro w'ibintu usigaye utinyuka. Kera byari kirazira gukandagira aha hantu, kirazira gutinyuka ibintu bitagatifu, kirazira gutinyuka abantu batagatifu, kirazira. Akenshi uzasanga za kirazira twarazihananduye, none dusigaye twararwaye. Buri wese yadukanye imiziro, ya miziro nyine izadukururira amahumane kera kabaye kubera gutinyuka Imana. Wongera kuri ifoto ya Yezu uburyo ababaye kubera kumurushya kumugora. Nawe ongera utekereze ubuzima ubamo. Ese ntaho ujya ugora Imana? Ntaho ujya ugondoza Imana? Ntaho ujya utinyuka Imana? Ubuzima bwawe uracyatinya Imana? Uracyafite igitinyiro cy'Imana? Igitinyiro cy'Imana ni ukurangamira Imana, gukora ibyo Imana ishaka buri munsi, gukora neza, gushishoza, kureka Imana igakwigarurira buri munsi. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.